nyibutsa ko nabyibagiwe wantumye uwuhe mugatira uwo mugatira ngo nzi ukuntu witwa ariko muranyumvira ko kwizina ry'Imana none se washa none se mabuja ushatse kuvuga yuko numye umugati nawe ubwawe utazi se uwo mugati bawita croissant je vous demande le pain croissant razerije raverage croisé la pain croissant la croisé de français de la métier croisé de championni no kugira ngo wemeze yuko ndenze mabuja reka ngukupe arankubye ndagukubye neza kugira ngo nkunda abantu bashaka kunsuzuguza yego uri mabuja ariko ntabwo wansuzuguza reka nze gufate nagukonje ese kuba ariko mutarimo kuwukonjesha icyo nacyo ni ikibazo reka mpamagare mabuja mbimubwire icyo nacyo ni ikibazo kabisa yasi mabuja ese kukomeza kumamagara ngo iki mabuja erega urankanze nyine urumva nari nirukanse Aloo? Aloo? Ni Pastor Gakwege? Pastor Gakwege rwose uti wabimenye kandi mamagaye ubizi yuko ari jye uhamagaye ubwo rero urinjazwa kuko ntabwo wagakwiye kubumbaza yuko njye ndi Pastor Gakwege kandi ubizi yuko ari jye uhamagaye ese Pastor kuri kuvuga nabi reka twebwe abapasiteri nimwe mudutera umutima mubi ubundi twe tuba twibereyeho mu buzima rwose bwiza butuje nyine nk'ubuzima bwa Yesu yabayemo hano ku isi ariko nyine hari igihe ikintu kiguhamagara nkawe nk'ubwo urinda umbaza ngo ndinde uhamagaye umuntu utazi ariko Pastor hari telefone wabaye haye undi muntu reka nta muntu n'umwe ujya ufata telefone yanjye kuko isizwe amavuta nayifashe yagira n'ikibazo isizwe amavuta reka telefone yanjye ni njyewe uyifata gusa okay nukuri mutwihangana ubwo turabimenye okay ntimuzongere rwose imbabazi murazihawe ariko tukiri aho ngaho mfite amakuru yuko mu cyumweru cyashize ngo utigeze utura gwiki ibyo se wabibwiwe nande rwose naguze imbaraga zacu rwose z'abapasiteri ndabibonekera rwose ko utatuye mu cyumweru cyashize momo yanjye niyo ngiyo gira vuba ahubwo ako se Pastor usigaye werekerwa n'abataje gusenga koko gwiki ushatse kuvuga se ko utaje gusenga Pastor gira narwaye meruka mu materaniro kera pe apu uziko nari nkwitiranyije na Jane kandi wowe rwose uri korodina rwose ndimo kubibona rwose hoyanjye ndi Shakira uyu munsi rwose nanjye sinzi ukuntu byagenze menya ndi kubonekerwa amacuri wowe Shakira cyane rwose ibaze rwose ni ukuri uzi ko rwose nari ndimo kugenda mbona umuntu bigusengera ariko nyine simukurure neza none rwose bise biba izina ry'Imana uhisuza Pastor ninjye rwose ndaguhamagaye ngo nsengere oya rwose humura kuva wongezeho rwose ngiye Pastor Gakwege buriya ndasenga amasaro agaseseka amasaro oya amahoro yo mu mutima niyo ndimo mvuga menya nawe numvishe n'abahari ibyo rwose nabyo humanda bigusengera ku buryo utazongera kumva nabi erega uri kuvugana na Pastor Gakwege wasizwe amavuta nukuri muzansengere none se Pastor ubu nakugezaho ikibazo mfite nta kibazo rwose mbwira Pastor kubera iki abantu dusenga tuba bakene ese imitungo yo ku isi hari ubwo ari iyanyu humura rwose kwa so hariho imitungo yawe myinshi Aloo Papa ndashonje nanjye rwose nuko mwana wa inzara yenda kuncamara ariko se papa nzajya naka ikintu nawe gitake erega mwana wa uri uwanjye ndabizi papa nuko rero bimenye erega buri umwana na se niba uzajya nsonze ubure amafaranga nyabure nuko rero isi twayisanze nikiremye nubwo nkuko bimeze kandi nta nicyo wahinduraho rwose mwana wanjye ariko papa ntukambeshye ariko se mwana wa ndakubeshya ngo nubake sitade Amahoro urayubaka se wari wayibona amaso ku maso papa siwanze no kunjyanayo erega mwana wa nanjye so Gakwege sinzajyayo utanjyanye guki erega icyo ushaka nanjye mba ngishaka mwana wa erega ninjye wakwibyariye ubu se papa bizakemuka ute koko umva rero mwana wanjye nkubwire ukuntu bizakemuka buriya muri iyi si ibintu byose ni magirirane ujya ushaka ahantu ujya kurya ubwo nanjye nzajya mba nari ushaka amafaranga ubwo nanjye nzajya mba nayabonye nuko rwose bigomba kugenda papa mundi uri muzima cyangwa mwana wanjye rero umugabo nyamugabo n'uvuga amagambo make amenshi n'umwihariko w'abagore
kuki se abavoka n'abacamanza n'abapadiri bavuga amagambo menshi kandi hafi ya bose hari abagabo? niyo mpamvu nyine nabo basabwa kubanza kwambara amakanzu.